ariye turi imfura kandi ubupfura ni ikivuzi, ubupfura ni umutima wa mwana. Imana izaguha umugisha, Imana izaguha umugisha. Ndi mukuru twarabanye, ngusabiye umugisha imbere y'ababyeyi bari aha bose. Uyu muryango wa Chantal reka tuwizeze ko tutaza kurangirira kuri cimetière hari aho tugiye gushyingura. Rwose wa mukecuru we sinanakubonye ngo usuhuze, ariko uhumure rwose. Nagomba kuza gusura umukobwa wawe, reba igihe nziye, ariko nzagaruka ngusure. Kandi komere, baravuga ngo intimba y'intore ntiyibuza guhamiriza ngo iberwe. Imana yamwakiriye Bikira Mariya, musabiye mu biganza byawe. Ariyereka kurira Chantal ari mu ijuru cy'isihirira. Mama Chantal nawe yarasengaga ibitaro byose, nta n'umwe utavuga ngo asengere Chantal. Imana imwakire mu bayo. Yewe mw'abantu mushimire abanyamakuru bose bari aha. Njyewe ndi umukecuru, aho ndi nashyiraga ku magurupe nashyiraho Chantal. Imana yisire mw'abanyamakuru, Imana ibahemike itagabanije. Yongere kuri Ariete urubyiruko, muzajye mugisha n'abandi bana umutima utabara. Abantu b'abajene nk'abafite solidarité itabaho. Imana ibahemike itagabanije bana banjye mwese n'abari hano batabaye, ariko mushatse mwihanagure Chantal ari mu ijuru. Muzajya musura Mama Chantal, Imana yongerere isubize naho mwakuye, naho bitashoboye ko ajya aho yajyaga, ariko mwe mwabishatse. Abarundi baravuga ngo agatima, ariko umutima niwo mwari mwakoresheje. Murakoze. Murakoze cyane abantu. Abandi bari hano rero ni abavandimwe twiganye bari hejuru yacu. Kumwe mugera mu wa mbere hari abantu bari hejuru yanyu, ariko bagakomeza kubafasha ubuzima bwa buri munsi nyine kuko bari bakuru banyu. Mbere ya byose ndabasha gushimira abantu twabanye muri Sapag Gitwe, nirengagije ko n'abandi bose bafite icyo bakoze, ariko abo bantu mu ngeri zose no mu myaka yose, buri wese wamenyaga ko Chantal arwaye yagiraga icyo akora ku bubasha bwe, yaba mu isengesho cyangwa mu kumugeraho. Umve ko mbashimiye. Ikindi ni uko mu gihe gito namaranye na Chantal guturuka mu wa mbere kugera mu wa gatatu, nta kintu na kimwe kibaho cy'ikosa inigeze mubonaho. Ari ukuntu iyo mukigera mu wa mbere muba muri bashyashya mwese, umuntu akagukorera akantu ariko ukabona ntigasanzwe, nyine kumwakira bikakunanira, ukaba warangiza cyangwa mukimutekerezaho. Ariko Chantal ntacyo nigeze mubona. Mu gihe cy'imyaka 3 nta kosa nigeze mubonaho vuga ngo iri kosa yararinkoreye cyangwa rikora mugenzi wanjye twabanaga, kuko twabanye mu dorotwari, tubana muri za effectoire, mu magurupe, tubana muri byinshi bitandukanye, ariko nta kosa nigeze mubonaho. Niyo mpamvu rero icyo navuga ni uko twese twaharanira kugira ubuzima bwejejwe mu gihe gito tumara kuri iyi si, kuko ntawe ubazi igihe asigaje. Chantal nawe akaba ameze nabi, bimeze bite? Ambwira ati nanjye byanze, ariko muri we kuko yagiraga ikintu cyo kwikomeza, ntabwo yigeraga twereka ko ababaye cyangwa arembye. Mu gihe gito nyine wabashaga kumureba wabonaga ko yorohewe. Icyambabaje rero aho ngaho ni uko mu minota mikeya mvuye kwa muganga kumureba saa 3:00 nageze mu rugo nyuma y'isaha kuba mugeze saa 5:02 Mama Chantal ampamagaye ambwira ngo ngwino ndebe birarangiye. Ndamubwira ntabwo mbyumva,
arambwira ngo byemere ngwino ndebe birarangiye kubera ko nturanye n'ibitaro. Sinabikurura ku buryo kugeza no kuri iyo saha nabuze n'imbaraga zijya kumureba. Ariko icyo nashaka kuvuga iyo nza kumenya ko ari iyo minota asigaje ntabwo nari bugire aho njya. Nari bukubaho kaga kumara nawe wenda paka ashize mu bwuka, ariko ntabwo nigeze kumarana. Ndagira ngo mbasabe ko muri ubu buzima bwa buri munsi Chantal atubera icyitegererezo, yaba abakuru yaba abatoya, akatubera icyitegererezo cyo gukomera no kwihangana kandi kubaho mu buzima bwejejwe bufite intego. Tumva byari ibyo ngibyo. Murakoze. Nanjye nitwa Muhizi Chantal. Nk'uko Anje abivuze, bari batoya twiga igitwe, twebwe twigaga mu mwaka ngira ngo wa nyuma w'amashuri yisumbuye, ariko hari kimwe nibuka kuri Chantal nacyo ngira ngo mvuge. Na Anje bari kumwe icyo gihe, twarasenganaga, twasengeraga hamwe muri groupe de prière. Chantal yari umukristo. Rero abantu twizera Imana, abantu bafite imyizerere ya gikristo, twese duhuriyeho ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi icyo Yesu yaduhaye ni ubuzima buhoraho. Uyu munsi rero twambaye umubiri. Iyo umubiri upfuye, ubuzima Yesu yaduhaye buhoraho bwo bukomeza kubaho. Rero nkimara kumva inkuru ya Chantal ko arwaye, yewe namufashe ko yabaho, twakora ibyo dushoboye byose kugira ngo abeho, ariko nubwo atabaho mu buryo bw'umubiri, mu buryo bwo mu mwuka, Chantal ni muzima, Chantal ariho, Chantal ari kumwe natwe kandi azahorana natwe, nta hantu yagiye. Rero mvuga ibintu byinshi, ariko twabanye neza, yatubereye icyitegererezo, yatubereye inshuti, yatubereye umuvandimwe. Mu by'ukuri niko twese dukwiriye kumera, niko abakobwa bari hano bakwiriye kumera, niko abasore bari hano dukwiriye kumera. Murakoze cyane. Chantal babanye Gikondo, aba kwa Anti Mama Bella. Chantal turangana imyaka, twabayeho twese twiga mu ma interna, mu gutaha tugahura, mu mavakanse tukavuga ati reka tujye gushaka ibiraka muri expo. Tukavuga ati ubuzima bwo muri interna buba bugoyemo, mu mavakanse tukirirwa tujya Majerwa gushaka ibiraka hamwe na Chantal. Rimwe na rimwe bwacya sinjya nkavuga ati twiriwe ku zuba, nta kintu nta mubosi wenda twabashije kubona ngo aduhe ako kazi, akaza akambyutsa agategereza ko nkaraba, akambwira ati nta kibazo tugenda. Ati ntabwo ari twe twenyine, haba hariyo n'abandi. Rimwe na rimwe tukakabona, sibyo ko akenshi mu mavakanse twashakaga uburyo bwose tubonamo ibiraka. Yari umuntu yakundaga kwicara, yumvaga buri gihe naho turangije segonderi dufite uwo mwanya, amashaka arabizi, yaramubwira ati se waje Liziyeri ukaba wibereye hano, akavuga ati nta kintu naza gukora aho ngaho, ngiye gushaka akazi. Mu myaka yose twayibanyemo dukora, tugera naho tubona akazi Irugende, tubyuka kare mu gitondo, turabyibuka tugahana amagahunda, ubyuka mbere abyutse undi cyangwa se ntabwo twari duturanye, ariko bitari cyane, tugafatamo akagenda. Icyo gihe cyose aho twakoraga yabaga ari umukobwa ukunzwe, yari afite igikundiro cye kandi nawe akunda. Ntabwo ari ibyo kuvuga ngo turataka umuntu kuko atagihari. Chantal yari afite ukuntu ateye muri we udashobora kubona ku wundi mukobwa.
ntabwo ari wa muntu wabanaga nabi, ntabwo ari wa muntu wumvaga abandi bakobwa bicaye bari kuvuga mugenzi we ngo abe yakicaramo, ukabona aritambukiye arigendeye. Chantal Imana imuheruke ridashira, twabanye nawe kwa muganga, twaramusuye, abantu bose bagize icyo batanga, abantu bose bamugezeho, abantu bose bamubonye batamuzi bakababazwa nyine n'indwara arwaye akiri umwana mutoya nk'uko hati we yabivuze. Kandi madamu we ni mukuru cyane, ariko nyine akavuga ati kuki wenda we mu myaka ye myinshi ariko umwana mutoya akaba afite ino ndwara, ariko yarakomeye akadukomeza. na mama Chantal ndamushimiye cyane. Hari igihe twamusigaye tugiye gushaka ikintu ari burye, twakumva ati ndumva nshaka iki, tukiruka twatikize okaziyo yo kuba tubwiye ngo ashaka ikintu. Hari igihe twirukaga tukajya twatinda kubibona tugasanga peti yashize, aravuga ntabyo nshaka ari mu byerire. Ariko Chantal ni ukuri hari ubutumwa bwinshi atanze mu bantu babashije kumumenya n'abantu babanye nawe. Imana ikomeze imuheruke ridashira, kandi na mama Chantal akomeze akomere, n'umwana we aracyari mutoya, ariko tuzamuhe urukundo Chantal yakunze abashuti be, natwe tumugaragarize urwo rukundo, niba ari ibyo guhagarikira aha ngaha. Murakoze. Nitwa Idrissa, namenyanye na Chantal mu mwaka wa 2015, twese twiganaga mu ndangaburezi. Nk'uko abandi bagiye babivuga, Chantal afite igikundiro kidasanzwe. Sinzi, ntabwo navuga ngo umunsi wa mbere twamenyanye gute, ariko ni umuntu twahuye turahuza. Ari inshuti na Ariete na n'undi yitwa Diane, no bakundaga kugendana cyane. Nabo turi inshuti gutya, tumenyana gutyo. Mbo twabashije kwigana umwaka umwe, tugiye mu buzima busanzwe twajya tuvugana wenda bitari kenshi. Nza kumenya inkuru ya Chantal ko arwaye, nari ndi mu mujyi mu kazi gasanzwe. Nza kubona kuri stati y'umuntu yapostinze agafoto, ariko kwa kundi ndi kwihuta sinabyitaho. Ngeze mu rugo nibwo narebye mbona undi mushuti twiganye witwa Santos Kasana yapostinze link ya group. Link ndayijoininga, ntijoininze mbona ni Chantal. Nkurura mbona ni ya foto nari nabonye ku manywa nirengagije, sinkure kimutima harandi. Twagiye muri groupe ngo dukore, twagiye muri groupe turagerageza ko aho wenda abashuti banjye bari hano wenda bamwe barabizi, nk'uko nshoboye kose nsharinga uburwayi bwa Chantal mu bantu, mbaka ubufasha, nkoresha social media atandukanye kugira ngo benshi barabibonye, mu Instagram, mu Twitter na Facebook. Kubw'amahirwe byaje kutuviramo inyungu, abantu bakajya baza bagerageza gushaka kuza kudufasha. Tugenda byibuka twahire muri iyo groupe na joininze, groupe ziza kuba 3, utanze 1,000, 2,000, 3,000, 500, 300. Mboneho no gushimira umukecuru umwe, hari umukecuru muri karitsiye uteka ibiraha, namugejejeho icyo gitekerezo gusa kuko muri karitsiye nari narabaye nk'umusazi. Umuntu wese nabonaga ufite ubushobozi namubwiye afite ikibazo, yarambwiye ati ni ukuri ko Imana mwana wanjye nta kintu mfite. Arambwira ati gusa n'umwana ndamusengera, n'umusilamu. Arambwira ati ndi muri Ramazani umwana nzamusengera kandi ibintu bizacamo. Icyo gihe amaye ibiceri 300 yaramaze gucuruza ibiraha. Mama mdogo ni muri kunyumva ndagushimiye. Amaye ibiceri 300 mpita mbona yuko ko byagenda kose kizere cyane abantu badufasha. Narakomeje natanga nimero ya Ariete. Ibiceri 300 bimaye mu rukundo bigenze. Ngenda ku agent inshuti ndamubwira ati mbabari ibiceri bimbikire musobanura ko ikibazo kimeze kugira ngo batabikata. Ayashyira ku iyo nimero ya Ariete mu yabikije. Nubwo nakomeje ndavuga ati uko bimeze nza gusura Chantal hano mu rugo. Muze kumusura ariko arakiva ku bitaro, agarutse hano mu rugo. Nahaza amahura n'abandi bashuti twiganye ba Zainabu, ba Diane na ba Alice. Mu gihe cyo gutaha twatashye yishimye pe, ari n'akawudio wenda kasikiye
njye bakamufashe wumva ari kwishima avuga byaranshimishije pe. Gusa ikintu cyambabaje kikananungura, nageze mu rugo ndyamye nko mu gitondo nka saa 2 gutyo, saa zitaragera, nka saa 9, numva Ariete arambwiye ngo Chantal ajya kugaruka i Kigali ngo mu bitaro. Umutima warandiye, nibaza ukuntu nasize umuntu ari muzima agarutse. Nta kintu nari nkora, naravuze ati reka ngerageze n'ubi Nyamirambo, reka nabahamagara Ariete namwita Ariete, rero uno munsi ndagemura n'ugira ikibazo. Ndagenda naratetse ngemura nsanga bari muri urgence. Reka nshimire mama Chantal. Mama Chantal ni intwari, ni umuntu ukomeye, nasanze akomeye mu buryo butabaho. Agije kujya gucika intege, ariko nkabona mama Chantal ni umuntu ukomeye pe. Icyo gihe narategereje aho ngaho, batuvana muri urgence baduha icyumba, namurayeho Chantal. Ariete kuko yariwe mu bintu byinshi arataha. Chantal byageze nijoro, agahinda karanyica bitewe n'ukuntu nabonaga ameze, ariko nareba mama we nkabona mama we ni umuntu ukomeye, yari yakiriye. Chantal igihe ijoro namurayeho naha imeze nk'umuntu afite icyizere. Tugiye mbibwira mama, aravuga ati n'umwana azamusengera azakira, ibintu birashoboka. Amenya ingero z'abantu bakira, ati umwana wanjye tubuza ibintu bizashoboka. Rimwe mama nibwo yagize igihe Ariete avuga ngo Chantal yagize gukandagira n'ibirenge, mama yaraje aramubwira ngo uko narose ngo ndi kuza nkuhamagara mu wa mwana yagiye. Bihuriramo nuko nari maze kureba stati Ariete bari kunyeka Chantal. Nahise mweka stati ya Ariete, Chantal ari kugenda. Aravuga ati nkabye inzozi nabirose. Mama yahise afata telefone avugana na Chantal, ayimubwira aho, aramuganiriza nk'ababyeyi. Abaganiriza nk'ababyeyi, icyizere tuba tubagifite. N'umunsi ajya gupfa nari nzi yuko nari ndi gupanga kuza, kuko twari turi mu gisibo, hari ibindi bintu ndi gukora, kuko ndaza kuza kumureba. Namuhamagaye kuri telefone bwa mbere, numva nari kumufata, ndavuga ati wasanga wenda turushye. Igihe naje guhamagara mama we, mama we twaravuganye akanya, ariko ibintu bisa nk'ubirekeye nyine. Mu gihe nari ndi gutegura kuza, nibwo numvishe Ariete ambwiye ngo Chantal yapfuye. Ndasaba mama wiwe yuko yakomera, kuko natwe twakomeye. Naramushimira. Karigeze ku nimugora nibwo ageze kuvuga turaye hano ngo namubaye hafi, ariko namusezeranya yuko ngiye kumuha hafi kurusha kumbera namubaye hafi. Mama Chantal ndagushimira, uri intwari, uri umubyeyi mwiza, ndagukunze, urarera, ngira ngo umusaruro awubona. Kuko n'ubwa mbere nari mbonanye na mama Chantal, ndakeka yaba ari nk'inshuro wenda nk'iya gatandatu mbariyemo iminsi naragemuye, kuko ntabwo yatinze kwa muganga siyaje. Nshimire buri umwe wageze aha ngaha wese, asaba gukomera. Mbonewe no gushimangira ko nsezeranya mama Chantal yuko nzamuba hafi mu bushobozi bwose mfite, bwaba ubw'umubiri, bwaba ubw'amikoro, kandi Imana igumye umurinde. Murakoze. Murakoze cyane. Kugira ngo twakwakira umuyobozi w'ikigo aho Chantal yize, nk'uko benshi bakomeje kubivuga, dukomeje kubasabira umugisha. Abantu benshi batandukanye tutazi, ubona umuntu arakwandikira akakubwira ngo uwo mwana ameze ate, bari hanze. N'ubu ngubu isaha Ariete aze kumbera hafi, aze kuza kumva ubwo butumwa, ariko reka twazumve diregiteri. Abanyoreje ubutumwa bamwohereje babaza ngo bimeze bite, tutazi. Ubitekerezo cyiza, abagiye bakora amagurupe tutazi, gusa kubera ko babonye ubuzima bwa Chantal. Ni ukuri mwese ndakeka ko nubwo turi aha ngaha, hari abantu benshi baza aha ngaha batazi mama Chantal, batazi Chantal, kandi ngira ngo n'icyo mama Chantal yabibonye. Ko hari abantu baganyikirira aha ngaha babonye Chantal gusa kuri stade asize abantu. Ni ukuri abo bantu Imana ibamugisha. Icyo mwakoreye Imana ikirebe. Reka twakire diregiteri. Babyeyi,
abaturanyi b'uno muryango wa Chantal, namwe bana bacu ndabanza kubashimira kuko mwahabaye intwari. Uyu mwana Chantal yewe namureze kuva ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi 2014, 2015, 2016 ndumva ariho yarangije amashuri yisumbuye ku ishuri nari nyoboye bita ntabwo ijwi ryawe bashaka kuzamuka ngo avuge, ariko umwana leta arambwira ngo atarambwiye ngo aragusuhuza cyane, hashize iminsi mutabonana, niyo magambo umwana yambwiye. Inyuma yaho nateganyaga kuzaza kumusura ku itariki 24 z'uku kwezi kwa kane, ariko n'ubundi murabizi ni nk'ibi turimo, ibyago ntibiteguza, twari twagize ibindi byago nabwo twagiye guherekeza tabara nk'uko nguko. Nimugoroba nakiriye telefone Ariette arambwira ati umukobwa wawe byarangiye. Ijambo yambwiye, ndamubwira nti gushyingura ni ryarambwira ko gushyingura ari uyu munsi. Ndavuga nti ibyo nakoraga byose ndabireka, ariko njye guherekeza uriya mwana. Muri icyo gihe cyose twabaniye, Chantal muri iyo myaka 3 yari umwana mwiza, haba mu bandi bana bagenzi be bigana ndetse haba no mu bayobozi. Ikindi mwibukiraho, ndibuka ko Chantal nk'uko muzi mwese ari umukobwa ufite imbaraga, umukobwa w'umusore ufite imbaraga, agakunda no kugira umwete cyane. Ishuri yarangije mu ishami bita electronique, ni ishami rikomera ubona abakobwa batinya, ariko Chantal yararangijemo. Bano bana twabanye muri groupe scolaire Ndangaburezi, hari ijambo najyaga mbabwira, hari umubyeyi warigarutseho hariya anti we, najyaga mbabwira ngo mwabana mwe, ubuzima ni ibanga kandi uko uzaba ntawe kujya. Ngira ngo murabibona ko ubuzima ni ibanga, kandi nyir'ubuzima utanga ubuzima nta kujurira bibamo, kuko habayeho kujurira abantu bakajujura. Iki si igihe cya Chantal kuri twebwe nyine abantu bari mu mubiri. Hari abakuze nk'uko bigeze kubivuga, ku myaka ye ntibyari bikwiye, ariko kuko ubuzima ari ibanga, ni ibanga, kandi nyiri iryo banga we ntabwo akubwira. Rero mwabana mwe, cyane cyane mwa rubyiruko mwe, rubyiruko ndakomeza kubashimira, ndabashimira mwese, abana biganye nawe muri SAPAG, abiganye nawe muri groupe scolaire Ndangaburezi, abaturanye nawe mwese, nimurebe abana n'abanyabakora muri za media bose ndabashimira. Nubwo igikorwa cyari cyatangiye kitari cyakageze ku musozo, wenda Chantal akitahira igikorwa kitarasozwa, ariko ndabashimira. Ni Ariette mpamagara nimugoroba, nigeze kwibuka hari umwanditsi w'Umufaransa wigeze kwandika mu mbare mbivuga ko uko yabyanditse. Icyo gihe yari ari ku rugamba, bamutumaho ko umugore we arwaye ameze nabi. Kurindira iyo nzira yose aho yari ku rugamba, araza ageze mu rugo asanga umugore we yitabye Imana. Aravuga ngo si je t'ai venu à temps, je vous eusse rendu ravi. Kuvuga ngo iyo nza kuzira igihe wenda nakagushubije ubuzima. Noneho mwabana mwe natwe, natekereje iyo nteruro ndavuga ngo iyo tubikora mbere y'igihe hari wenda twari kugaburira Chantal ubuzima, ariko nyine bya bindi nababwiye, ubuzima ni ibanga, ubuzima ni ibanga. Mbere yo gusoza, ndashimira Ariette, ngwino nkubwire, abantu
bantu bari hano bakuru, abana batoya, urubyiruko rungana nawe, Chantal ni igisobanuro cy'inshuti. Utazi igisobanuro cy'inshuti, uyu nguyu avuze igisobanuro cy'inshuti. Inshuti nyanshuti, Chantal uri imfura. Nawe ni imfura. Ariye turi imfura. Kandi ubupfura ni ikibuvuzi. Ubupfura ni umutima. Wa mwana, Imana izaguha umugisha. Imana izaguha umugisha, ndi mukuru, twarabanye, ngusabiye umugisha imbere y'ababyeyi bari aha bose. Uyu muryango wa Chantal reka tuwizeze ko tutaza kurangirira kuri cimetière hari aho tugiye gushyingura. Rwose wa mukecuru we, sinanakubonye ngo usuhuze, ariko uhumure rwose, nagomba kuza gusura umukobwa wawe, reba igihe nziye, ariko nzagaruka ngusure. Kandi komere, baravuga ngo intimba y'intore ntiyibuza guhamiriza ngo iberwe.